Ni inkuru itugezeho muri aka kanya ndetse ni inkuru ikomeje gushimisha abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abakunzi b'umuziki w'umuhanzi Bruce Melody ndetse na benshi mu bakunda uyu muhanzi nyine biciye mu bihangano akora. Ariko ni inkuru nanone iturutse mu gihugu cya Tanzania iza isesekara hano mu gihugu cy'u Rwanda, abenshi bakiyibona baravuga bati umuhanzi Bruce Melody ni umuhanzi ugira umutima mwiza ndetse n'umuhanzi waciye mu buzima bukakaye, ubuzima bw'ubukene, ku buryo nawe yumva mu by'ukuri icyo ubukene ndetse no kubaho nabi bisobanuye, bikamufasha rero kugenda afasha abo ahura nabo mu buzima bwe, ndetse agenda ahereza akaboko abagakeneye kugira ngo nabo barebe ko babona icyizere cy'ubuzima ndetse n'ejo hazaza. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite rero. Mu kanya gatoya nibwo hagiye hanze aya mavideo urimo kureba. Ni video igaragaza uburyo uyu muhanzi yarimo agaburira abana bagize ibibazo byo kubura ababyeyi, abana b'imfubyi bahariya mu gihugu cya Tanzania. Ni igikorwa cy'urukundo yakoze ndetse ni igikorwa yakoze mu gihe ari mu cyitwa media tour. Ku bantu mutabizi, ni nko kumurika cyangwa se kugerageza kwamamaza indirimbo yawe cyangwa se umuzingo wawe mu gihe washyize hanze indirimbo kugira ngo imenyekane hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Nibyo rero uyu nguyu Bruce Melody yarimo ageze muri Tanzania, aho rero navuga ko yakoreye ibintu byinshi bitandukanye, ariko haza kuba muri iki gikorwa cy'urukundo, igikorwa cyatwaye imitima ya benshi, igikorwa cyakoze benshi ku marangamutima, ndetse benshi bishimira buryo ki uyu muhanzi yagaragaje urukundo mu gihugu cya Tanzania. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru mu gihugu cya Tanzania ho yabaye inkuru nini cyane, ndetse abantu benshi bahise bayishyira mu binyamakuru ndetse no ku mateleviziyo, kubera ko ntabwo byari bisanzwe nyine kuba umunyamakuru, ntabwo bisanzwe kuba umuhanzi runaka ashobora kujya mu kindi gihugu agakorayo ibikorwa nk'ibi ngibi. Ndetse impamvu iyi nkuru yabaye nini cyane, Bruce Melody ngira ngo niba mubyibuka neza yakoranye indirimbo na Diamond Platnumz yitwa Pom Pom, ari nayo uyu Bruce Melody arimo kugenda yamamaza. Rero abantu benshi bari bamushagaye bibaza uti uwo Bruce Melody ni muntu ki, cyangwa se azanye izihe mpinduka hano mu gihugu cyacu cya Tanzania, uwo muntu wagize atya agakorana n'umuhanzi dukunda Diamond Platnumz. Ndetse abantu benshi nyine bakibona iki gikorwa yakoze nyine byabakoze ku mutima, ndetse ibi ngibi byabaye nyuma y'uko iyi ndirimbo imaze kuzuza n'abarenga miliyoni 5 bamaze kuyireba ku rubuga rwa YouTube. Ndetse Bruce Melody nyine yari yaratangaje ko ngo azakorera abantu surprise mu gihe iyi ndirimbo ye yaba igize izi views. Ariko ngira ngo tugarutse ahanini kuri iki gikorwa yakoze cyo gufasha aba bana b'imfubyi, ntabwo nyine yagiyeyo ari ibintu yapanze ngo agenda avuga ati ningera muri Tanzania nzajya gufasha abana, ahubwo ushobora kwibaza ngo byagenze bite, kubera ko ntabwo ari bibaramutse byarabaye gutyo, ni ukuvuga ngo yaba yarabipanze kugira ngo aze yereke isi yose nyine kagira umutima mwiza, ndetse yereka abantu nyine ko ari umuntu mwiza, kugira ngo wenda n'indirimbo ye abantu bayikunde nawe bamukunde. Ariko siko byagenze, kubera ko yatangaje ko yagiye ubwo yajyaga nyine hano muri Tanzania, hari umuntu wamubwiye ko hari abana bamukunda cyane ndetse bakunda indirimbo ze, bahora bazumva umunsi ku munsi. Ubwo rero niko kumubwira ko n'abo bana nubwo bakunda indirimbo ze, ariko ari abana b'imfubyi, ari abana batagira ababyeyi, ari abana batagira kirengera. Ubwo rero Bruce Melody akimara kumva iyo nkuru yabo yagize atya ajya kubasura, ajya aho baba. Navuga ko nyine ni na Ruferina, ni ukuvuga ngo ni ahantu nyine babahurije hamwe kugira ngo babafashirize hamwe. Bruce Melody rero yagize atya ajyayo, amaze kugerayo rero
aba bana basangiye ibyo kurya, yabahaye ibyo kurya nyine bararya, bamaze kurya anabahereza ibindi bintu byinshi cyane by'amafaranga atari makeya, yabahaye nyine ibikoresho bashobora gukenera mu buzima busanzwe, ibikoresho nyine by'isuku ndetse n'ibindi byose umuntu yakenera kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza. Ariko ntabwo byarangiye aho ngaho, yabahaye n'amafaranga azabafasha ku ishuri ryabo nyine kubasapotinga, murabyumva namwe, kugira ngo imyigire y'abo bana ikomeze iba imyigire myiza. Ni Bruce Melody rero waciye impaka yaba muri Tanzania, cyane cyane niho iyi nkuru navuga ko yabaye nini cyane, ndetse ni Bruce Melody wagiye nyine abishimirwa na benshi batandukanye, bavuga bati ni Bruce Melody dusanzwe tuzi ugira umutima mwiza. Ngira ngo Bruce Melody niba mumwibuka neza, ni umuntu ugenda afasha aho anyuze hose. Ngira ngo abantu mukurikirana ibi bintu by'amakuru y'abastar, muribuka ko mu minsi yashize uwitwa Irene Murindahabi yatangaje ko Bruce Melody ari umuntu wamufashije mu gihe yari ameze nabi, ndetse mu gihe yari afite ibibazo byinshi, ariwe muntu yahamagaye akamwitaba ndetse akamuha ubufasha, akamwemerera kuba yamufasha kugira ngo yongere yisuganye ajye ku murongo. Nubwo ngo yari ari mu buzima nawe bubi, Bruce Melody yari ari mu buzima bubi butamworoheye, ariko yagerageje uko ashoboye afasha Irene Murindahabi kugira ngo yongere azanzamuke. Uyu Bruce Melody niwe nawe ukomeza kuzamura benshi mu bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twavuga barimo Kenny Soul, abarimo Juno Kizigenza, abarimo Element Ele, abarimo Prince Keys. Aba ni abantu aba yaragiye aha akaboko, abifatanyije nyine n'ubwamamara afite n'igikundiro afite mu Rwanda, akagenda agira abantu nawe azamura kugira ngo nabo bamenyekane, barebe ko babona umugati. Niwe ufashije n'uyu mwana witwa Rio Lodi mu minsi yashize. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody ntabwo ajya ahagarara gufasha. Bruce Melody ni wa mugabo nyine waciye mu buzima bubi, ndetse waciye mu buzima butamworoheye, ariko ukomeza kwibuka aho yavuye, ukomeza kwibuka abo yasizeyo. Ngira ngo niba mubyibuka neza, muribuka ko na Ama-G The Black bari bamaze igihe kirekire, imyaka myinshi badafite umubano mwiza, batagicana uwaka. Bagize batya mbere y'uko haba igitaramo cya The New Year Groove, bagize batya bariyunga, ndetse ibintu byabo bishyira ku ruhande, birangira n'uyu muhanzi agiye nawe kureba Bruce Melody. Byari ibintu byiza bishimishije, ndetse byari ibintu ubona ko ari ibintu nyine bya kigabo. Bruce Melody rero nyuma yo gutangaza ibi ngibi nyine yahise akora iki gikorwa cy'urukundo, hanyuma abana nyine abasigira uko agira uko abasiga, hanyuma arataha. Byari ibintu bidasanzwe, ndetse n'ibintu twakagombye kumwigiraho nk'umuhanzi mukuru, tukamwigiraho nka mukuru wacu. N'umuntu w'umugabo cyane, ndetse n'umuntu ugerageza kwisanisha na sosiyete yose agezemo. Ngira ngo ntago ari ibintu bisanzwe nyine kubona umustar nk'uyu nguyu ajya kwicara hasi agasangira n'abana bangana gutya. Ni ibintu rero navuga ko byari byiza cyane, ni ibintu navuga ko byakagombye natwe kutwinsipayaringa, bikaduha kutagira wa mutima wo kwiyumva no kwiyemera mu gihe twagize icyo tubona, tukamenya ko hari abantu bameze nabi, tukagera gutya tukabafasha, tukabaha icyizere cy'ubuzima, maze ibintu byose bigakomeza kugenda neza. Ngayo nguko rero yewe twabanaga, nitwa Dino Nyawe, ni njyewe ugutegurira nkakugezaho ibiganiro bya Mega TV Rwanda. Reka ngusabe ukomeze ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, hanyuma uduhe like, uduhereze n'igitekerezo muri comment, kugira ngo tujye dukomeza kubahereza ibintu byiza kandi bigezweho. Ngayo nguko rero, nawe ubutaha. Ciao, bye bye.